Akenshi iyo abantu mu muryango batabyaye usanga ikibazo gihita gishakirwa ku mugore. Impamvu yabyo ni uko abagabo benshi bazi ko kuba basohora bisobanuye ko bashobora no kubyara, nyamara baba bibeshya kuko n'umugabo wifungishije burundu arasohora ariko ntatera inda. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 40% byo kutabyara hagati y'abashakanye bituruka ku bagabo, naho 60% bigaturuka ku bagore. Impamvu zitera abagabo kutabyara ni nyinshi, harimo izikosorwa n'izidakosorwa, ariko 90% yazo zituruka ku kuba intangangabo ari nkeya cyangwa ziteye nabi. Ibibazo ku ntangangabo biterwa ahanini n'impamvu zinyuranye zishamikiye ku bumuga umwana avukana, indwara umuntu aba afite, imiti umuntu akoresha ndetse n'uburyo bw'imibereho ye ya buri munsi. Nubwo kenshi na kenshi impamvu yateye umugabo kutabyara iba itazwi, ariko ibi ni ibibazo bigira ingaruka ku mubare w'intanga, imigendere yazo n'imiterere yazo. Ikintu cya mbere cyatera umugabo kuba atabyara ni ukugira intanga nkeya, ibi bizwi nka azoospermia. Igihe cyose mu masohoro harimo intanga ziri munsi ya 20 muri mililitiro imwe y'amasohoro, icyo gihe uba ufite intanga nkeya, by'umwihariko iyo nta nkeya zirimo nibyo byitwa azoospermia. Ibi akenshi bituruka ku kwifunga kw'inzira intanga zinyuramo ziva mu mabya aho zikorerwa zikabona gusohoka. Mu busanzwe umubare w'intanga urahindagurika ku buryo kuba hari igihe zijya munsi y'uriya mubare bitavuze ko buri gihe utabyara. Kwisuzumisha no kwipimisha inshuro zirenze imwe, ntihagire inshuro n'imwe ubonye izirenze 20 muri mililitiro imwe, icyo gihe nibwo habaho kwanzura ko ufite intanga nkeya kandi utabyara. Ikintu cya kabiri cyatera umugabo kuba atabyara ni ukuba intanga zitinyeganyeza neza, ibi bizwi nka asthenospermia. Ubusanzwe kugira ngo umugabo atere inda bisaba ko intanga zikora urugendo rwo kuva aho zakorewe zikazamuka mu mura zijya guhura n'intangangore. Iyo rero intanga zifite umuvuduko muke cyane cyangwa nta na muke zifite, ntabwo zibasha guhura n'intangangore kuko zigenda gake cyangwa zitava aho zasohorewe. Kugira ngo umugabo abe yatera inda bisaba ko 60% by'intanga asohora ziba zigomba kuba zigenda neza kandi ku muvuduko ukwiye. Uwo muvuduko ntugomba kuba munsi ya mikromita 56.44 ku isegonda, bikaba kimwe cy'igihumbi cya mikromita imwe ni nka santimetero 20.3 mu isaha. Ikintu cya gatatu cyatera umugabo kuba atabyara ni ubumuga bw'intanga. Ubumuga bw'intanga ni igihe zidateye ku buryo nyabwo zigomba kuba zimeze. Akenshi intanga ifite ubumuga ishobora kuba ifite imitwe ibiri, imirizo ibiri, cyangwa kuba nta gice cyo hagati zifite, ndetse n'ubundi bumuga bunyuranye. Ikintu cya kane cyatera umugabo kuba atabyara ni ukwisohoreramo. Kwisohoreramo bivugwa mu gihe imikaya y'uruhago idakora neza, ku buryo mu gihe cyo gusohora noneho aho kugira ngo intanga zijye hanze ugasanga zisubiye inyuma zikajya mu ruhago. Umuvaruhago n'umuyoborantanga ku bagabo iyo bigeze mu gitsina biba umuyoboro umwe. Kwisohoreramo ku bagabo biterwa kenshi no kubagwa igice cyo hasi cy'uruhago cyangwa prostate, indwara ya diyabete, impanuka y'urutirigongo cyangwa kubagwa umugongo. Kwisohoreramo ku bagabo kandi bishobora guterwa n'imiti imwe n'imwe nk'iy'umuvuduko udasanzwe w'amaraso, iy'uburwayi bwo mu mutwe, iya prostate yabyimbye no kugera mu zabukuru.
Ikintu cya gatanu cyatera umugabo kuba atabyara ni imiterere mibi y'imyanya myibarukiro. Imiterere yose y'umugabo ishobora kwangiza cyangwa gufunga amabya, imiyoboro cyangwa ikindi gice kigira uruhare mu myororokere y'intanga, kandi bigira uruhare mu gutuma umugabo atabyara. Reka dusobanukirwe imiterere mibi y'imyanya myibarukiro y'umugabo itera kubaho kwa cryptorchidism. Cryptorchidism ibi bivugwa mu gihe umwana yavutse amabya atabasha kumanuka ava mu nda ajya mu dusabo twayo. Ubusanzwe iyo umwana ari kuvuka niho amabya amanuka akajya muri cya gihu. Aha tuvuze twa tundi tubamo imbere duteye nk'amagi. Iyo umwana rero avutse ntibyimanure, bigira ingaruka ku mikorerwe y'intanga nzima kandi zihagije mu gihe azaba amaze gukura. Reka dusobanukirwe imiterere mibi y'imyanya myibarukiro y'umugabo itera kubaho hypospadias. Hypospadias ubusanzwe ni ubumuga burangwa no kuba umwenge w'igitsina gabo aho kuba mu gitsina hagati aho ukwiye kuba uri, ahubwo uba wibereye munsi. Ibi bituma iyo akoze imibonano intanga zidashyikira neza inkondo y'umura ku buryo bisaba ko abagwa kugira ngo bikosorwe. Reka dusobanukirwe imiterere mibi y'imyanya myibarukiro y'umugabo itera kubaho kwifunga k'umuyoborantanga. Bijya bibaho ko hari abagabo bavuka umuyoboro uvana intanga mu mabya uzijyana hanze ufunze, cyangwa se igice cya epididymis cyabo kidakora uko bikwiye. Bamwe mu bagabo kandi baba bafite umuyoborantanga kandi ari we ujyana intanga hanze y'ubwambure bwabo, bityo bikagira ingaruka mu gusohoka kwazo kabone n'ubwo waba wakoze izihagije. Ikintu cya gatandatu cyatera umugabo kutabyara ni ukugabanyuka cyangwa kubura imisemburo. Kugabanyuka cyangwa kubura imisemburo bizwi ku izina rya hypogonadism. Iri ni izina rihabwa umugabo udafite imisemburo ihagije ya gonadotropin releasing hormone GnRH. Ikaba imisemburo ituma harekurwa umusemburo wa testosterone n'indi misemburo ijyana n'imyororokere. Kugabanyuka cyangwa kutagira testosterone bitera kugabanyuka kw'ingufu zo gukora intangangabo, nyamara kenshi ubumuga ntibukunze kugaragara kandi bubaho mu gihe cyo kuvuka k'umwana. Kugabanyuka cyangwa kubura imisemburo ni ingaruka z'indwara y'imiterere mibi, genetic disorder. Iyi ndwara ifata imvubura ya hypophyse kandi bigatera ingaruka nyinshi, harimo kudakorwa kwa FSH na LH, imisemburo igira uruhare mu gukura k'umwana akaba umugabo wuzuye. Kallmann syndrome nayo ni indwara ituma hypophyse itabasha gukora imisemburo hafi ya yose, bigatuma umugabo atabasha kubyara. Ikintu cya karindwi cyatera umugabo kuba atabyara ni indwara zijyanye n'imiremerwe. Nubwo tubyise indwara ariko twabisobanura nk'ubumuga kuko nta miti ihari ibivura. Ibi akenshi bibaho mu gihe intangangabo n'intangangore bimaze guhura, nuko mu kwivanga k'uduce tuzakora umwana tuvuye kuri se no kuri nyina hakabaho ikosa, tumwe tukavaho utundi tukajya aho tutari kujya, cyangwa utundi tukikuba kabiri cyangwa gatatu. Mu ndwara zijyanye n'imimererwe twavuga ibyitwa cystic fibrosis. Iyi ni indwara ituma umuyoboro ujyana intangangabo udakorwa cyangwa ugakorwa ufunze. Mu ndwara zijyanye n'imiremerwe twavuga ibyitwa polycystic kidney disease. Iyi ni indwara ishingiye ku bumuga buzi iyo umuhungu ageze mu bugimbi, aho mu mpyiko ze hazaho ikibyimba kinini ndetse gishobora no kuza ahandi.
ibi bigira ingaruka iyo ibi bibyimba umuhungu bigize by'umwihariko bigafata mu miyoboro y'imyororokere. Mu ndwara zijyanye n'imiremerwe twavuga iyitwa Klinefelter syndrome. Ibi nabyo ni ubumuga burangwa n'uko umuhungu agira ibizwi nka chromosome X2 na Y1. Ubusanzwe umugabo muzima aba afite X1 na Y1. Ibi bitera ikorwa rya testosterone nkeya cyane n'imiterere mibi mu miyoboro iba hagati y'amabya n'aho intanga zisohokera. Nubwo ibindi bice byose aba ari umugabo, aba nibo akenshi bita cy'abakobwa kuko imiterere myinshi aba ari nk'umukobwa bitewe na testosterone nkeya no kugira X2. Mu ndwara zijyanye n'imiremerwe twavuga iyitwa Caltagena syndrome. Ibi ni ubumuga budakunze kuboneka butuma intanga zitabasha kwinyeganyeza. Ku rundi ruhande kandi ubumuga bunafata mu guhumeka, aho hahora indwara z'ubuhumekero ndetse n'ibice by'umubiri by'ingenzi bikaza bicuritse. Ikintu cya 8 cyatera umugabo kuba atabyara ni varicocele. Varicocele ni ukubyimba ku buryo budasanzwe k'umuyoboro uvana amaraso mu mabya asubira mu mutima. Ubu burwayi ubusanga ku bagabo 15% kandi ku bagabo batabyara 40% baba ari bwo bubitera. Nubwo isano uku kubyimba bifitanye no kutabyara itaragaragara neza, ariko bituma ubushyuhe bwo mu dusabo tw'intanga buzamuka. Ikindi kandi uku kubyimba bigira ingaruka ku mubare w'intanga mu ngano, umuvuduko wazo mu migendere yazo ndetse n'imiterere yazo mu gukora. Ikintu cya 9 cyatera umugabo kuba atabyara ni imyaka. Nubwo ubusanzwe imyaka nta kihindura kinini ku kuba umugabo yabyara cyangwa ntabyare, ariko nabyo ntibyakwirengagizwa. Gushesha kanguhe cyangwa kugana mu zabukuru akenshi bigira ingaruka ku bwinshi bw'intanga n'umuvuduko wazo ndetse n'ubuzima bw'intanga n'ingufu zazo zigenda zigabanyuka uko umuntu asaza. Ikintu cya 10 cyatera umugabo kuba atabyara ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kuba umugabo yakomeza kurwara mu buryo buhoraho indwara nk'imitezi na chlamydia bigira ingaruka zikomeye ku myororokere y'umugabo. Izi ndwara kenshi zisiga mu muyoborantanga harimo inkovu zishobora kubyimba zigafunga inzira intanga zakanyuzemo mu gihe cyo gusohoka. Indwara ya Schufrel nayo iterwa na HPV bizwi nka human papilloma virus, nayo ishobora gutera ubugumba ku mugabo. Ikintu cya 11 cyatera umugabo kuba atabyara ni ubuzima busanzwe. Ubusanzwe stress zinyuranye zaba iziterwa n'akazi cyangwa ibindi bibazo binyuranye by'ubuzima zishobora kugira uruhare runini mu kugabanyuka kw'intanga z'umugabo. Zimwe mu zindi mpamvu zigira uruhare mu kugira intanga nke cyangwa zidakora neza ku mugabo twavugamo ubushyuhe bwinshi ku mabya. Kujya muri sauna kenshi, gutereka laptop ku bibero, kugira umuriro mwinshi n'ibindi byose bitera ubushyuhe burenze ku mabya byagabanya umubare w'intanga nzima, gusa si burundu ahubwo bihagaritswe zisubira kuri gahunda. Zimwe mu zindi mpamvu zigira uruhare mu kugira intanga nke cyangwa zidakora neza ku mugabo twavugamo ibiyobyabwenge. Gukoresha ibiyobyabwenge by'umwihariko kenshi nka cocaine, marijuana nabyo bigabanya umubare n'ubuzima bw'intanga. Ibinyabutabire birimo marijuana
bigabanya umuvuduko w'intanga n'ubushobozi bwazo bwo koga, bityo kuba zagera ku ntangangore bikaba ingorabahizi. Kunywa inzoga nyinshi kandi buri gihe nabyo bishobora gutera kutabyara, kimwe no kunywa itabi nabyo byangiza ubuzima bw'intanga. Umubyibuho udasanzwe nawo utera imikorere mibi y'imisemburo, ku buryo bigira ingaruka ku ntanga z'umugabo n'imikorere yazo. Nubwo gutwara igare ari siporo nziza, ariko kurihoraho igihe kirekire byangiza imbaraga zo gushyuka ku bagabo, bityo intebe y'igare ukwitsikamira bishobora kwangiza imitsi igira uruhare mu gushyukwa. Ikintu cya 12 cyatera umugabo kuba atabyara ni ahakuzengurutse. Akazi ukora cyangwa kuba ahantu hari ibintu by'uburozi cyangwa ibinyabutabire runaka bibuza amabya gukora akazi kayo neza, cyangwa hakabaho imikorere mibi y'imisemburo. Aha havuga imiti ishyirwa mu myaka cyangwa imiti yica udukoko mu nzu, ku buryo bishobora kugabanya umubare w'intanga, bityo imwe muri iyo miti twavuga nka bisphenol A, phthalates ndetse na za organochlorine. Kuba hafi ya plomb, cadmium na arsenic nabyo bigira ingaruka ku buzima bw'intanga, cyane cyane ku bantu babihora hafi cyane nk'abakora ku birombe bicukurwamo. Ikintu cya 13 cyatera umugabo kuba atabyara ni indwara. Indwara zishobora kugira uruhare mu kutabasha kubyara k'umugabo twavugamo impinduka zifata urutirigongo ndetse no kubagwa ahantu hanini kandi kenshi. Izindi ndwara zatera iki kibazo cyo kutabyara ku bagabo twavugamo thyroid, agakoko gatera sida, diyabete, Cushing syndrome, umutima, impyiko n'umwijima bidakora neza. Kanseri n'imiti yayo nabyo bishobora kwangiza ubuzima, umubare w'umuvuduko w'intanga, bigatera kutabyara ku bantu b'igitsina gabo. Ese kuba umugabo atabyara bisuzumwa bite? Reka tubiganireho. Mu gihe aba bana batabyara, ni byiza ko umugabo n'umugore bose bisuzumisha kugira ngo bamenye muri bombi ufite ikibazo. Biba byiza cyane kwisuzumisha vuba iyo umugore yarangije imyaka 35, cyangwa umugabo akaba hari impamvu imwe mu zavuzwe akeka ko yaba imutera kutabyara. Nyuma yo gusuzumwa kwa muganga, iyo basanze ikibazo kiri ku mugabo, niba ari ikibazo cyakosorwa nuko kigakosorwa, cyangwa se ari burundu akagirwa inama z'icyo yakora. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.